nyuma yuko generation ya 2020 ikomeje kugaragaza ko iyi bato ya Theben ndetse na Bruce Melodie ishobora kuba ibabangamiye, kubanwa n'umutegereje kubona reaction ya Bruce Melodie nyuma yo kubona video Theben yashyize hanze y'indirimbo yise indabo zanje. Abantu benshi bavuze ko muri video yayo yabaze Bruce Melodie nta kinya. Mbere yuko rero tuvuga kuri generation ya 2020 ubwo no kuvuga ba Solo ba Juno n'abandi baje muri 2020 bakomeje kugaragaza ko bashobora kuba babangamiwe n'iyi bato ya Bruce Melodie ndetse na Theben, kuko n'indirimbo bari kuzisohora zikanashya. Reka tubanze twumve reaction ya Bruce Melodie nyuma yo kubona video ya Theben y'indirimbo yise indabo zanje. Indirimbo indabyo zanje waba wayirebye y'umuhanzi bita Theben? Ntayo nageze ndeba ko ngiye izanjye ndazifite. Urebizaho ntabwo yeze ureba indirimbo ya Theben? Kanjye nta nizo nsaba zirahari ndazifite. Ibivugwa ko ndatekereza ufite mukanya usobanuriye ko ufite team irimo abantu 50 cyangwa barenga. Ndatekereza ko muri abantu 50 bagitegereje no kureba ibikuvugwaho, hari abashinzwe media bareba ibikuvugwaho kugeza aya masaha. Media yose, Twitter, Instagram, imbuga nkoranyambaga zose ziri ku ndirimbo ziri ku ndirimbo bivuga ko yakuririmbweho cyangwa bari kuvuga cyane. Uravuga ngo aya masaha mu matwi y'abantu benshi cyane aho bivugwa ko indirimbo yasohotse ari wowe bavugaga. Umva rero Beretse gutandukanyiriza ibintu. Yego. Navuga ko nakoze indirimbo nivuga. Yego. Tekereza ko indirimbo nivuga undi nawe agasohora indamvuga. Ibyo birahagije kugira ngo mubone aho nerekeza nuko bigenda. Niba numvishe neza udahari ntabwo baririmba. Ahubwo ibaze ko niyo nkoza amadrede bambara wig ya dread. Oya, ntabwo interview irarangiye. So twuse cyane rero nko mu byumweru bibiri bishize cyangwa se nka kimwe n'igice ngira ngo murabyuka ko aribwo Solo yagiye kuri story ya Instagram ye ashyiraho ko Bruce Melodie ndetse na Theben bateranyije abashyize muri puberi. Icyo gihe yaragiye gushyira hanze indirimbo yise haje gushya. Ni indirimbo buri muntu wese yumvaga akumva ko ishobora kuzamega hit, gusa nyuma yo ko isohotse abantu benshi babuze irengero ryayo kugeza kuri nyuma y'iminsi 3 imaze kurebwa n'abantu 160 kuri YouTube bonyine. Ku rundi ruhande kandi nyuma yuko mu byumweru bitatu bishize Juno kizigenza asohoye indirimbo yise Mariza wanje yakoranye na Joel, iyo ndirimbo nayo ikagwa mu mazi kuko mu byumweru bitatu maze kurebwa n'abagera ku 298 gusa kuri YouTube. Ku mugoroba yaje gutungurana rero ashyira ifoto kuri story ye akandagiye igisamagwe ndetse n'ibikweto binini twakwita izina ry'ikinyusi. Sibo gusa twavuga ko bashobora kuba barabangamiwe n'iyi bato gusa, kuko na Kevin Kade yashyize hanze indirimbo nshya yise Nyiragongo imaze iminsi n'igihe hanze kugeza kuri ubu kuri YouTube imaze kurebwa n'abantu 187 bonyine gusa. Ni benshi cyane n'abandi muragenda mubanyibutsa ngayo nguko rero. Mbibutse ko ukeneye ibikoresho byiza bya electronique qualité ya mbere kandi ku giciro cyiza, urugero iPad zigezweho, laptop, smartwatch, iPhone zigezweho nk'urugero iPhone 17, ring light nziza cyane nkurangiye muri Urban Connect shop ya mbere y'ibikoresho bya electronique mu mujyi wa Kigali. Urban Connect bakorera i Kigali mu mujyi mu nyubako ya Makuza Peace Plaza kuri ground floor, mubagane ubundi babatse. Njyewe ndi Mideli.